Muraho, nkoherereje iyi audio ngira ngo wihangane uyumve kugeza irangiye dore ni na ntoya, ni ukugira ngo ube wabasha gusobanukirwa n'ibihe turimo n'ibyo turi kwinjiramo ubu ngubu. Impamvu nyiguhaye ni uko njyewe ubwanjye muri 90 umwana twiganaga w'umukobwa niwe wambwiye ngo uzaba umuvugabutumwa, kubera ko numvaga ari kumbwira ibintu bihabanye n'ibintu nigeze ntekereza mu buzima bwanjye. Namugishije impaka nuko arambwira ngo uzabyumva ari uko igihe kigeze. Ubwo rero kuva icyo gihe Imana yagiye insura mu nzozi, ikanyereka ibintu sinshobore kubisobanukirwa cyangwa ikantumaho n'abantu ariko still simbyumve. Ariko 2023 mu kwa 11 ngira ngo niba atari mu kwa 8 nibwo yanyoherejeho umuntu arambwira ati rwose uvuge kuko nicyo nagusigarije imva. Mbese ubwo nyine ku Imana sinzi ukuntu bibigenza, inyibutsa impfu nyinshi yagiye insimbutsa ngo kugira ngo iki gihe nzavuge. Ubwo rero kuba mvuze ngo mfate umwanya nkubwire ntabwo ari ukubera ubushake bwanjye, oya, ni ukubera ko Imana yansigaje kugira ngo nkubwire, kabone n'ubwo waba utumva cyangwa udakunda ibintu by'ijambo ry'Imana. Kuko urabona tuvugishije ukuri ntabwo abantu benshi bakunda ibintu by'ijambo ry'Imana, kuko niyo ubibabwiye hari abo ubwira ijambo ry'Imana kumva yagutuka, kubera ko rimwe na rimwe ijambo ry'Imana hari ukuntu wumva risa naho rivana umuntu muri mood yakabaye ashaka kwinjiramo. Ariko ubwo impamvu nyine ni ukugira ngo usobanukirwe ibihe tugezemo ntabwo ari byiza, wongere wumve ngo ntabwo ari byiza, ni ibihe byo gukanura. Ibihe tugiye kwinjiramo birasaba ngo usobanukirwe neza n'ibintu uri kwinjiramo ibyo ari byo. Ibyo ugiye kwemera gukora cyangwa gukorerwa, wicare uzi ngo ngiye gukora ibi n'ibi, n'ingaruka ndi bubonemo cyangwa nzabonamo mu gihe kizaza zimeze gutya. Kuko abantu benshi ibintu bagiye gukorerwa ntabwo nyine nta makuru, ni ukubyinjiramo kubera ko abandi bari kubyinjiramo gusa. Ubwo rero kugira ngo utazarogereta ihangane utege amatwi. Ibintu ngiye kukubwira nta mupadiri uzigera ubona imbere yawe abikubwira, nta mupasiteri wo mu idini ubamo uzigera ubona abikubwira. Reka mvunagure muntu wanjye, iyo bavuze ngo Gen Z cyangwa se Generation Z, waba ushobora kumva ikintu bari kuvuga? Iyo bari kubivuga wumva iki? Mvunaguye amagambo ndagira ngo nkubwire ngo bitari bya bindi twahoze twumva ngo Yezu azaza, Yezu azaza. Reka nkubwire ngo Yezu agiye kuza, wowe unyumva uhari ureba n'amaso yawe. Ikiriho rero, Satani arashaka ngo Yezu nawe azaza gutwara itorero, ariko nta bantu bazima bagihari, bose yarabahinduye ibisenzegeri. Kuva muri za 2010 Imana yakunze kunyura mu bahanuzi batandukanye ikabatuma ku bantu ikababwira ngo bantu mwe muranyagiwe, mushake imitaka y'Imana. Ariko abantu ntabwo bumvaga ibyo ari byo. Nyamara mu myaka 3 ishize abantu baranyagiwe, imvura yarabanyagiye ariko ntabwo basobanukiwe. None no muri iyi minsi Imana imaze iminsi ibwira abantu ngo bavoma amazi ahagije azabatunga igihe cy'umwuma kigeze, ngo birinde kuvomerwa. Nyine Imana ikoresha imvugo y'imigani ijimije, ariko mu by'ukuri yabaga ibwira abantu ngo
basome ijambo ry'Imana barimenye, be gutegereza ya misa yo ku cyumweru cyangwa se kujya amateraniro amasabato gutyo, musome Bibiliya, ubundi ni kubabwira kugira ngo igihe cyo kuyobya umuntu naza kukuyobya azasange wowe hari ijambo ry'Imana wifitemo. Nakubwira ngo kora iki, wowe umenye ngo uyu muntu ari kunyobya, uhite umenya uko ubyitwaramo. Yego, none rero abantu ntabwo bavomye, igihe kirageze rero ngo noneho ewana babavomera amazi y'ibirohwa kandi mubinywe, ni mubinywa bibice. Muri iyi minsi narababaye cyane, numvise inyigisho zahise kuri Komera TV za Pasiteri Rutayisire Antoine, ariko byo ntabwo byantunguye cyane kubera ko hari ukuntu ni naramwumvise mu minsi yashize bamuvuga, ku buryo izo nyigisho ze narazumvise, ntabwo natangaye cyane, ariko nababajwe n'umuntu witwa Dr Zigirinshuti Michel mu kiganiro akoranye na Plaisir wa Zabonishya. Narababaye ndarira, amaso arandya, umutwe urandya, ndababara kuko naravuze nti ntabwo mu bantu natekerezaga ko bagera aho bavomera amazi y'ibirohwa abantu ku buryo umuntu ayanywa agahita apfa, ntabwo umuntu nka Pasiteri Dr Pasiteri Zigirinshuti Michel, ntabwo natekerezaga ko nawe yaboneka muri abo bantu. Narababaye ndavuga nti Mana yanjye utabare itorero kuko ibihe birakomeye. Birangiye kumwe Kiliziya yavuze ngo inzira zose zigera i Roma, birangiye ariko bigenze koko. Ni ukuvuga ngo intama zari zaracitse Kiliziya, abapasiteri barazirangije, baraziriye burundu. Kuko buriya niba benshi ntibaba babizi, ariko Kiliziya Gatolika yo biba byararangiye neza, byo yo ifite ukuntu ibirangiza mu ibanga, ikagusomera Bibiliya, yarangiza ikagusobanurira agatigisimu. Buriya rero nubwo mu by'ukuri ntazi neza approche methodologique nakoresha kugira ngo umuntu wese yumve, yaba yarize cyangwa se atarize, ariko byibuze reka nkoreshe iterime bita ni jamais ni toujours, ikoreshwa mu bushakashatsi bwo kwa muganga. Urugero, ubwo dono kugira ngo uze kumenya uko wowe ushobora kuba uhagaze uyu munsi, umenye nuko mu minsi, muri ibi byumweru bikeya tugiye kwinjiramo, ukuntu nawe uzaba umeze, cyangwa se hari abamaze kubyinjiramo. Reka dufate ni urugero rwabaho rushoboka. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata abantu 1000, ugafata icupa ririmo amaraso yanduye virusi ya sida, abantu 1000 ukabatera za nshinge ku bushake. Noneho muri abantu 1000 uko byagenda kose, ntabwo abo bantu 1000 ntabwo bose bazandura virusi ya sida, kandi wayibateye ku bushake, kandi inshinge zo wazibateye mu buryo bumwe. Hazabonekamo mu bantu 1000, ntabwo hazaburamo umuntu byibuze 1 cyangwa 2 batazayandura. Hari abo umubiri uzafata nk'aho iyo virusi rwose utayibonye, ya virusi ikazasirikira mu maraso, ubundi ikazaba elimine, rwose igasohoka mu nkari, ikazasohoka n'imyanda bisanzwe umubiri utigeze uyibona. Ariko kugira ngo ube sure cerite ko wa muntu umwe washoboraga kuba yacitse kuri rwa rushinge rwa mbere, kugira ngo wa muntu
atongera gucika, urongera ugatera ubwa kabiri ku buryo shanse yo gusimbuka ubwandu bwa mbere byibuze ubwandu bwa kabiri ku rushinge rwa kabiri ubwandu nawe abubone. ubwo ngira ngo umunyabwenge dushobora kuba turi kujyana akaba ari kumva ibyo ndi kuvuga, kubera ko bisa naho bigoye kubisobanura iryo jambo ni jamais ni toujours mu kinyarwanda, ariko byibuze gerageza wumve. Ni ukuvuga ngo ubwa mbere nateye abantu inshinge 1000, haza kubonekamo umwe cyangwa babiri batandujwe ya virusi, ariko noneho kugira ngo haboneke amahirwe 100% ko nta n'umwe wacitse, ndongera ntere ubwa kabiri kugira ngo niba wari wacitse ubwa mbere, ubwa kabiri nawe ufatwe. Ntekereza ko turi kumvikana. Buriya disi hari abantu benshi bibwira ko Satani ari ikigabo kibi kirabura gifite amahembe ariko mureka mbabwire, Satani ni umuhanga w'umunyabwenge, kuko Bibiliya itwereka ko atarirukanwa mu ijuru yitwaga Lusiferi. Ubwo yageze ku isi nibwo yiswe Satani, ariko Bibiliya itubwira ko ubwenge n'ubwiza Satani yari afite mu ijuru ntabwo yabyambuwe kugeza uyu munsi. Ubwenge n'ubwiza bwe aracyabifite. Satani rero ibintu byayo igenda ibikora muri seri ya mbere ikayirangiza seri ya kabiri, cyangwa se faze 1 faze 2, bikarangira ibintu byayo ibigezeho. Niba turi kujyana mu byo ndi kuvuga, wakabaye umaze kumva ko hari urushinge rwa mbere Satani yaguteye, igeze iravuga iti pour être sûr, reka nshyireho urundi, ndetse pour être sûr de plus ishyiraho n'urundi. Mbese waba ufite icyizere kingana iki ko ubwandu itabugushyizemo? Ntago mvuze sida rwa rugero nabahaga, ariko hari ikindi cyitwa microparticule, utuntu duto cyane dukorana na satelite, ariko uratugendana kandi ntacyo tugutwaye. Ariko itonde, kuko igihe cyo kugira ngo dukore akazi ntabwo cyari cyagera. Mbese kugira ngo wumve neza ibyo ndi kukubwira, fata inzu noneho bashyiremo amatsinga y'umuriro w'amashanyarazi, mbese inzu bayinsitare, ibiri aho gusa umukozi wa REG atarazana cash power ngo ayishyireho, arahuriremo n'umuriro. Niko bimeze. Donc niba izo nshinge warazitewe, umeze nawe nka ya nzu iri hariya yubatswe, bakamanuramo amatsinga, bagafungamo za interrupteri, za soke, amatara bakayashyiramo, ariko utacana interrupteri ngo ubone umuriro uratse. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho, cyangwa se cyatangiye gukurikiraho, cyangwa se mu bihugu bimwe byabaye, noneho wa mukozi wa REG araje, inzu ashyireho cash power, namara gushyiraho cash power ashyiremo umuriro. Ndi kubivuga mu buryo busa n'uruzimije, ariko niba ufite amatwi uri kumva. Noneho wa muriro areke no kuwucana cyangwa se kugira ibintu acomeka, ariko umuriro urimo. Uzabona inzu ubone ko nta kibazo, nunatambuka ubu nta kintu uzabona, uzakomeza ubona ko ari ya nzu isanzwe itarimo umuriro, idacanye. Nukabona nubwo uzaba yenda wabona amampure inyuma, ariko ukaba ubona nta rumuri, nta kibazo. Umunsi rero itorero, nababwiye ngo Yezu agiye kuza gutwara itorero. Umunsi Yezu azatwara itorero ni vuba. Imana yanjyanye, ngewe ubwanjye Imana yanjyanye mu nama izaba nyuma y'ukwezi kumwe itorero rimaze kugenda. Ngewe iyo nama nayigiriyemo
imyanzuro 3 yafashwe, Imana nimfasha nzabona ukuntu mbasobanurira, nubwo ntacyo bizaba bikibamariye, ariko menya ngo nuko bimeze. Imigani 22 umurongo wa 3 no mu migani 27 umurongo wa 12 haravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa we arabyirukankira akababazwa nabyo. Mba nshuti yanjye, njye hari ibintu ndeba nkumva ndababaye. Iyo umuntu umubwira ngo nyabona dore uko koroherezwa ntabwo kuzamara imyaka igera no kuri 5, ni imyaka 3 n'igice, ubundi ukababazwa by'intangarugero. Ngo none se nakwiga gute se? None se nzajya ku kazi gute se? None se nzabaho nte? None se nzishyura iki inzu? Umva, Imana yo ifite uko yabiteguye. Emera ubeho nabi, emera ubabazwe. None se n'ubundi ko n'imyaka myinshi wabayemo, abenshi n'ubundi ntiwariye neza, nta modoka nziza wigeze utunga, nta nzu nziza wigeze utunga, nta ndege nziza wigeze ugendamo, nta pisine nziza wozemo. None ibyiza by'Imana biraje, Satani arabikuvukije. Erega Satani yabaye mu ijuru, azi ibyiza tubikiwe. Avuga ngo ibyiza Imana yabihishiye abikunda, ngo bya bindi amaso y'umuntu atigeze abona, ibyo byose Kristo yarabiduhishiye kandi agiye kubiduha. None Satani nawe araje aragufungire kira kitu, agiye kugifunga. Nudakora iki ntujya ku kazi, nudakora iki ntugenda mu modoka. Ariko se niba bakubwira ngo iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga n'ubu utayifite uzava kuri network, ubwo wowe nta kintu bikubwiramo koko? Telefone ntabwo bizashobora donc rezo, uzabona telefone yawe uzabura rezo. Umunsi noneho bakubaruye muri ya systeme, rezo network igaruka muri telefone, ubwo wowe ntabwo wumva ko direct ugiye kuba connected na satellite. Erega uti ni ibyawe uri kwivugira. None se abapromota babyo barabyivugira, ababikreatinze barabyivugira. Shaka ikiganiro cy'umuntu witwa Noah Yuval Harari, arabivuga. Nubwo waba utazi neza icyongereza, rwose avuga icyongereza cyoroshye ku buryo n'umuntu wizeye mu gifaransa gusa icyongereza cya Noah Yuval Harari ashobora kucyumva. Arabyivugira. None se hari abantu disi umuntu abwira noneho ngo njyewe ngo ibyo ngibyo ngo si ngombwa ko mbimenya, ngo kubera ko ngo bazi byinshi ngo bazabazwa byinshi. Ariko ibuka ko Hoseya 4:6 haravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya. Ikindi, soma umugani wa Lazaro n'umutunzi, urebe muri Luka 16 uve ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 31. Ubwo rero ubundi mureka mbabwize ukuri, njyewe ibintu by'imboni, sikani y'imboni, sikani y'ibikumwe, ibiganza, yayikorewe muri 2018 mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni ukuvuga ngo kwinjira mu Bushinwa ku bibuga biri international, ibyo bintu bahita babigukorera ko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa bwo abaturage bwabirangije mbere, bo nibyo bahereyeho, inshinge ziza bihita biba direct, bo ni full, bo bari connected. Ibaze niba umushinwa kugeza ubu
kujya kwishyura niba ugiye kugura imiti muri farumasi, ugiye kugura ibintu muri supamaketi, ntabwo ari ngombwa ngo witwaze telefone, ntabwo ari ngombwa ngo witwaze ikarita ya viza kadi, urambike ahantu ikiganza, amafaranga nawe ugiye kugura ibintu, tuvuge niba ari ibintu by'ibihumbi 15, bigahita biva kuri konti yawe, ikiganza ukirambitse ahantu, amafaranga avuye kuri konti. Ibyo bintu uragira ngo umuntu akubwire ngo itonde, ageze hehe? Icyo utumva ni iki? Microchip utegereje ngo bazayigushyira ku gahanga no ku kaboko, byavuzwe mu buryo bw'imigani. Ntuzategeze ngo hari uzaza agufate akubage ku gahanga agupfurikemo icyo kintu ngo utege ikiganza. Muri Bibiliya biri mu buryo bw'imigani. Ndumva hari n'umuntu wigeze abisobanura ku kiganiro cy'umuntu kuri channel yitwa Reduze Ouvrier y'uwitwa Patrick Kamanzi. Hari umuntu wigeze abisobanura avuga ati rwose ntimutegereze ngo hari umuntu uzaza kubabaga ngo bashyiremo microchip. Microchip bayigushyizemo tayari kera muri twatuzi. Nshuti yanjye, komera wihangane kandi usenge cyane, Imana igucira inzira, inagufungura amaso. Umunsi mwiza.